Si ikosa ya ndirimbo irashyize igiye hanze. Uribaza indirimbo ya The Ben ndetse na Kevin Kade n'uwo bita Element. Aba basore uko ari batatu bishyize hamwe bakora indirimbo irenze bya hatari, indirimbo yitwa Si ikosa, dore ko ababashije kuyumva itarasohoka, dore ko yanabaye hit iyi ndirimbo itarasohoka, ababashije kuba bayumvaho bavuze ko ari nziza cyane, ndetse iyi ndirimbo ikaba yateje impagarara hirya no hino. Ni nyuma y'uko ku makuru mu minsi ibiri ishize bigiye bivugwa hirya no hino, dore ko headline cyangwa se imitwe y'inkuru yari iyi indirimbo, kandi na n'ubu ngubu biracyandikwa. Uribaza ngo igiye hanze gute rero? Ibi ngibi nibyo tugiye kugarukaho ku muntu uhise uvuga ngo ndabeshye, we hama hamwe kabisa wumve ukuntu ibintu bigiye bimeze, dore ko bidasubirwaho, noneho byemejwe ko iyi ndirimbo igiye kuba yajya hanze. Noneho uribaza ngo biteye biti? Nk'uko mubimenyereye, sinjya mbabwira amakuru y'ibihuha. Amakuru tubabwira hano kuri Kigali The Toilet Talks ni amakuru biba bigaragara ko ari aya nyayo. So ni ukuvuga ngo mbere na mbere nguhaye ikaze kuri Kigali The Toilet Talks Entertainment. Mukomeze kandi munogerwe munaryoherwe n'ibiganiro byacu bya Kigali The Toilet Talks Entertainment, dore ko ari channel yanyu tuba tubagezaho amakuru yose bari kugenda avugwa hirya no hino, cyane cyane muri entertainment nyarwanda, niho tuba twibanda cyane. So rero dukomeje n'inkuru yacu y'ukuntu iyi ndirimbo Si ikosa, dore ko ari naryo zina ry'iyi ndirimbo, dukomeje cyangwa se dukomeje kubivugaho, dore ko ari byo n'ubundi nje kukubwiraho. Iyi ndirimbo igiye kujya hanze ni nyuma y'uko uwo bita Element, izi ntambara zabo n'ubundi ntabwo ngiye kuzigarukamo, ntabwo arizo ngiye kongera kwinjiramo. Ni nyuma y'uko uwo bita Element agize gutya akabitangaza abinyujije kuri X, ku rukuta rwa X, ubundi agahita akora repost no kuri Instagram kugira ngo abakunzi bamukurikira ku rubuga rwa Instagram nabo babyibonere. Ni ukuvuga ngo Element muri makeya avuze ko yahoze yifuza kuba yakorana na The Ben indirimbo, rero nta muntu n'umwe ushobora kuba wamuhagarika, bitewe n'uko nta muntu n'umwe arimo umwenda n'umwe wamubuza kuba yakorana n'umulegend cyangwa se umunyabigwi The Ben. So ibi ngibi rero bitangajwe nyuma y'uko intambara zigiye hanze zikavuka. Ku munsi w'ejo nibwo twabonaga poste zicicikana, umwe avuga uti iki ni cyo gihe cyo kugira ngo umuziki cyangwa se nicyo gihe cyo kugira ngo ibyagiye bihishirwa cyangwa se ibitaragiye bivugwa nyine nabyo bijye hanze. Ubwo The Ben byari bisa nkaho yarakaye, bitewe n'uko iyi ndirimbo yari yabujijwe kuba yasohoka, kandi ngo yari indirimbo nziza. Avuga uti enough is enough, ati ibyabaye byarabaye. Hanyuma uwo bita Muyoboke uzwi nka manager we, cyangwa se wari uzwi nka manager we, nawe agahita akora repost nyine, nawe agahita postinga ibindi bintu nyine bigaragaza ko aba bombi uko ari babiri barambiwe nyine kuba batsikamirwa n'agakundi kamwe, bitewe n'uko bavuga ko mu muziki nyarwanda ngo harimo amacakubiri. So rero twihuse cyane tugarutse kuri iyi post n'ubundi y'uwo bita Element ugize gutya agahita bihamenya none ahangaha yuko iyi ndirimbo igiye kuba yajya hanze rwose bidatinze, dore ko aribyo nyine ngiye kukubwiraho. Ngira ngo muri kureba hano iyi post iri kuri Instagram account y'uwo bita Element, kuko hano turi ni kuri Instagram account y'uyu musore bita Element, aho agize gutya agapostinga aya magambo ngo the truth is Tiger is my big brother. Ati niko kuvuga ngo Tiger cyangwa se The Ben ati ni umuvandimwe wanjye mukuru kabisa, ndetse ni n'umunyabigwi. ngo Tiger is my big brother, always used to be dream to work with him. Ati Tiger cyangwa se The Ben ni umunyabigwi, kubera ko buri gihe nahoraga ndota cyangwa se nahoraga ndota kuba nyine nakorana nawe. Ngo no one owes me anything. Ati nta muntu n'umwe ndimo ideni, ndetse nta n'uri ndimo. ngo therefore the song is gonna be out asap. Nuvuga ngo ati rero indirimbo iraje ijye hanze igihe icyo ari cyo cyose. Ati kabisa mu bihe biza kabisa indirimbo iraza kujya hanze. Ngo send love to you. Ati ibi ngibi nyine mubyohereze ku bantu bose kabisa, babibone ko iyi ndirimbo igiye kuza ijya hanze vuba cyane, bitarenze kabisa mu minsi nyine ya mikeya nk'uko uyu musore abitangaje Element. Iyi ndirimbo iraba iri hanze, buri dukomeze tunogerwe n'uburyohe bwa muzika nyarwanda, dore ko abakunzi benshi ba muzika nyarwanda bari bamaze kwiheba cyangwa se
bari bababajwe no kumva iyi nkuru yo kumva ibihangange bitatu biri muri iyi ndirimbo. Si ibyo gusa rero, uwo bita The Ben nawe yaje gutya ahita akora repost, ahita afata iyi post y'uwo bita Element nawe ahita yipostinga iwe kugira ngo nawe abyereke abakunzi be yuko uyu bita Element yavuze ko nta muntu n'umwe kabisa ushobora kuba wamubuza kuba yakorana n'uwo ari we wese, bitewe n'uko cyane cyane noneho bigeze kuri The Ben ngo ni umuntu w'umunyabigwi akunda cyane, yahoze arota kuba yakorana nawe, kandi kuko urebye muri muzika nyarwanda nta muntu n'umwe utakifuza kuba yakorana na The Ben, bitewe n'uko The Ben ni umulegend yakoze ibikorwa kabisa birenze. Tuvuze ko ari umwe muri founder w'umuziki dufite ubu ngubu ntabwo naba mbeshye. The Ben rero ni umuntu ukomeye muri muzika nyarwanda, buri wese yakifuza kuba yakorana nawe, dore ko Element ni umwana w'ejo bundi, navuga ko yakoze n'ubundi abona The Ben. Rero kuba yavuga ngo dukorane, urumva ni ikintu kirenze, n'irindi tafari abashyize ku muziki we, kandi dore ko The Ben anubashywe hirya no hino, cyane cyane tuvuze muri international, kuko The Ben ubu ngubu yamaze kuba umuhanzi uri international, umuhanzi mpuzamahanga. So rero Kevin Kade nawe si ibyo gusa, yaje gutya iyo post arayipostinga nawe agaragaza yuko Element yiteguye kabisa, cyangwa se biteguye kuririzinga out this song. Bivuze ngo vuba cyane bidatinze turaje tubone ya ndirimbo kabisa yavugishije abantu amagambo menshi, dore ko amagambo yabaye amagambo wabonaga ko biri buze no gukurura impaka cyane. So bamwe rero batangiye kuvuga uti Coach Gael ngaratsinzwe, Coach Gael aramwawe, ariko ibingibi ntabwo ariko bimeze. Buriya hari ukuntu bumvikanye, wenda iyi ndirimbo ikaba igiye kujya mu buryo, kuko nta nduru ivugira ubusa ku musozi niko bavuga. Bivuze ngo hari ikibazo n'ubundi cyari cyabayemo gisa n'ubundi n'icyari cyavuzwe, ariko eventually turabona ko iyi ndirimbo igiye kujya hanze, kandi nk'uko bigaragara kabisa, ubwo byatangiye no kuvugwa gutya nyine, Element ntabwo yabeshya abanyarwanda, reka tuyifate gutyo. Turebe ya ndirimbo kabisa bavuga ko irenze, indirimbo yavugishije abantu, yabaye hit itarasohoka ku mugani, dore ko iyi ndirimbo yabaye hit itarasohoka, reka twitege ko ihita igira miliyoni mu minsi 2 gusa, kuko ntago indirimbo yavuzwe gutya buri wese araba afite amatsiko yo kujya kureba indirimbo yavugishije abantu bigeze ahangaha tu, si ikosa. So reka twizere ko iyi ndirimbo ari ikindi, ariko nk'uko byumvikana Element azashyiramo ijwi rye. Element rero nashyiramo ijwi rye, uwo bita Kevin Kade agashyiramo ijwi rye, dore ko uyu Element ni umuhanga kabisa, tujye twemera Element ni umuhanga, ndetse na The Ben ni umuhanga, Kevin Kade ni umuhanga. Rero aba bose bahuriye mu ndirimbo imwe, bivuze ngo harashya, hano hantu harahiye. Noneho Sama nibwo yagiye abasama, dore ko abahanzi bamwe na bamwe nabo bari batinye gusohora, bavuga bati isaha n'isaha y'indirimbo yajya hanze biragenda bite, ati twahita duflopinga. Bro iki ni cyo gihe cyo kugira ngo bitegure kabisa, wenda bazazisohore nka nyuma y'ukwezi, bitewe n'uko iyi ndirimbo anytime irajya hanze. Bivuze ngo ntago birenga iminsi ingahe kabisa iyi ndirimbo si ikosa itagiye hanze. Reka dukomeze dutegereze twihanganye tuze kureba uko biza kugenda, ariko ikigaragara cyo nuko n'ubundi nk'uko Element abivuze, iyi ndirimbo iraje igiye hanze. So nta bindi birenze rero, wowe kurikira Kigali The Talks Entertainment kugira ukomeze ugezweho amakuru y'ibyamamare agiye atandukanye, kandi murakoze nimba wadukurikiye kuva dutangiye kugeza dusoje, uri umuntu ukomeye cyane, murakoze cyane rero. Amakuru y'abasitari yo nakagaruka kuri Kigali The Talks Entertainment. Murakoze cyane rero.